Ijambo ry'umunsi. Yesu ni inshuti yacu magara. Soma Matayo igice cya 26 umurongo wa 47 kugeza ku wa 50. Nagira inama abantu benshi bavugaga ko badakwiriye urukundo rw'Imana. Mu bice byose nagerageje kwerekana neza ubwitange bwa Nyagasani, ndetse niyo ntekereje mbona neza yuko akunda bamukurikiye nta buryarya. Igihe Yesu yasengaga mu busitani bwa Getsemani mu ijoro ryabanjije kubambwa kwe, Yuda Isikariyoti yaramwegereye ari kumwe n'itsinda ry'abantu. Umugambanyi yateye intambwe arangije asoma umusaya wa Nyagasani. Ese uribuka ijambo Yesu yamusubije? Dukurikije umwigishwa Matayo, Yesu yisuye umugabo inshuti ye. Soma Matayo igice cya 26 umurongo wa 50. Yuda yari yiteze yuko Yesu azashinga ubwami bwe ku isi kandi akirukana abanyaroma muri Isiraheli. Umuntu wese washoboraga guturisha umuyaga mu nyanja yanashoboraga gukuraho ubutegetsi bubi. Gusa ariko Yuda yumvaga yuko Yesu yari umuntu ku giti cye, yazanywe na politike kurenza umwuka. Hagati aho kandi Yohana yavuze yuko umwigisha mugenzi we yibye agasanduku k'amafaranga. Uyu munsi izina rya Yuda risa n'irihagarariye abagambanira abandi ku bw'inyungu zabo bwite. Nubwo ariko Yuda yari afite umururumba, yari afite irari ndetse n'ubuhemu, Yesu nabwo yigeze areka kumukunda. Uwiteka nabwo ashyira ibintu ku rukundo rwe cyangwa se ngo yanga abantu bananiwe kubahiriza amahame yabo. Arakomeza akatwitaho uko tuba tumeze kose. Yesu adukunda uko turi. Abantu nabwo bashobora kubona urukundo rwa Yesu Kristo nk'ubucuti bwe kuri twe. Afata iya mbere kandi agakora uko ashoboye akadushyira mu busabane bwe. Ababishaka bose Yesu adukorera uko dushoboye. Nabwo tubikwiye, ariko dufite amahirwe yo kubaho mu rukundo rwe uko byagenda kose. Muri Nyagasani dusangamo inshuti ikomeye kurenza umuvandimwe, dusangamo inshuti ikomeye kurenza abo dutekereza bose. Soma Imigani igice cya 18 umurongo wa 24. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka Nemi. Wabutekereza ko uhamagariye gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi kandi zagufasha mu buzima bwawe, zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye izirimo nka pastoral studies, uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugira kandi biblical studies, igwa amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Dufite kandi Christian counseling, inama za Gikristo zigufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza umutima. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#Nemi-Bible-Institute.com, cyangwa ukaba watwandikira kuri WhatsApp yacu ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Twishimiye kuzaganira nawe ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana.